ijambo riri mu bami ba kabiri ibice byaho 19 turasoma imirongo mikeya gusa. Turasoma umurongo wa 20, dusome n'umurongo wa 21, hanyuma dutaruke dusome n'umurongo wa 29. Iyo ngira bibaye Mana bahe imigisha. Haravuga teka hari icyo yakoze kuri Sanikarebu umwami wa Shuri. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Menye neza Sanikarebu nona ahubwo wewe nushaka umuha igihe kuko hari icyo Uwiteka akoze. Imana ibahe imigisha. Amen. No mukiza twibanire unyibwirire icyo unyifuzaho nanjye mubwire ibinyuzuye umutima maze mukiza twibanire. Tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize gukomeza kugubwa neza nk'uko bisanzwe kandi nk'uko dusanzwe tubana ahantu kuri Cyomoro TV. Tugize amahirwe no kongera kubana n'umushyitsi kandi tumaranye n'iminsi dukunda kubana. Imana ishimwe cyane, ndakwishimiye cyane kongera kwakira kuri Cyomoro TV. Natwe turabishimiye. Makuru y'imuhera. Amakuru ni meza, turashima. Ndagira ngo wongere wibwire abantu tubanye cyane ko aha twunguka abantu uko umunsi ukeye, uko ibihegera bisimbirana twakira abantu bashyashya bagenda baba mu muryango bagize Cyomoro TV. Tugize amahirwe no kongera kubana nawe. Hari umuntu wenda ukubonye bwa mbere, twagira ngo twibwire wongere wibwire abantu badukurikirana. Murakoze, nitwa Ngabonza Gilbert nkuko duherukana. Nari nababwiye ayo mazina ntabwo yigeze ahinduka. Ikindi nshimye Imana ko nongeye kugaruka kuvuga ubutumwa bwayo. Murakoze. Dukomereje aho, nari nababwiye ko ntuye mu mudugudu wa Kenene. Niko bimeze, ni mu mudugudu wa Kenene dutuye. Mboneraho no gusuhuza abantu duturanye muri uwo mudugudu wa Kenene. Mukuru w'umudugudu wacu ndamushuhuje Pierre, nsuhuje n'umusaza Karambizi, n'umusaza twemera nawe ndamushuhuje cyane. Nanyumva azabyumve ko ngamusuhuje. Reka tubifurize amahoro y'Imana abantu bahereye muri icyo gice burasirazuba bwose, by'umwihariko abantu bari Gatsibo aho ngaho muherereye. Reka tubifurize amahoro y'Imana. Ndakwishimiye cyane kukwakira. Murakoze kutwakira. Muri ino minsi ubwo abantu bananiwe kuvuga ijambo ry'Imana, njye ndumva ariko nabonye akanya ko gukora. Nubwo abonye akanya ko gukora. Imana ishimwe cyane. Rero reka tukwakire usenge, hanyuma winjire umwanya w'ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bashobore kwakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha. Turakwakiriye. Urahambaye Yesu, uri umukozi w'umuhanga, ushobora byose, nta kirogo imigambi yawe n'umwe. Turagushimye ko tugejeje hano hantu duhumye ku mwuka w'abazima, icyuno n'ikibi cyawe. Tugiye kuganira ubutumwa bwiza uko bwanditswe nawe. Manuka ubane natwe, imitima iri bwumve rino jambo reka ibohoke kandi uye kunezerwa. Tubisabye twizeye ko bikoze mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Mbere na mbere tugiye gusoma iri jambo, ariko ndabwira buri muntu wese ugiye kumva iri jambo, reka banze ashaka ubuntu bw'Imana muri we, cyane ko gukorera iyi Mana nabonye harimo inyungu nyinshi. Ndi umugabo wo kubihana. Hari abantu twagiye dusengana barabizi ko Imana yangiriye neza, baranzi ndi umusore, naho ngere aha ngaha baranzi. Hanyuma muri uwo mwanya tugiye gusoma ijambo riri mu bami ba kabiri ibice byaho 19. Turasoma imirongo mikeya gusa. Turasoma umurongo wa 20,
dusome n'umurongo wa 21, hanyuma dutaruke dusome n'umurongo wa 29. Iyo ngiyo irabibaye, Mana bahe imigisha. Haravuga ngo umutitira amagambo avuga ngo Yesaya hanura ibizaba ku mwami wa Ashuri azize umurengwe. Umurongo wa mbere wa 20 hakavuga ngo hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera irabikwemereye kuri Sanikarebu umwami wa Ashuri. Uvuge ngo amen. Agakomeza ngo ariko nzi imyicarire n'imigendere n'imitambukire yawe n'imigendere yawe n'uburakari bwawe wandakariye, kuko uburakari wandakariye byari umurengwe wawe ngo byangeze mu matwi. Nzagushyira umuringa wanjye ku mazuru n'icyuma mu kanwa, ngusubize mu nzira yakuzanye. 29 hakavuga ngo nuko rero weho Hezekiya, iki nicyo kizakubera ikimenyetso muri uyu mwaka. Vuge ngo amen. Aleluya. Iri ni ijambo Imana yazaniye Hezekiya kuko yari yarakuwe umutima na Sanikarebu umwami wa Ashuri. Hari igihe natwe ibibazo n'ibigeragezo bituma turira tugataka kubera ingabo z'Abashuri tuba turi kumwe nazo. Mwebwe murabizi hano hantu Sanikarebu yashakaga gufata Isiraheli akazajya ahora batera. Imana itugirire neza, nibwo Hezekiya yatangiye gutakambira Uwiteka. Aleluya. Amen. Aleluya. Hano kuri umurongo wa 20 twahereyeho haravuga ngo hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati, kuko wansabye kukurengera kuri Sanikarebu umwami wa Ashuri ndabikwemereye. Aleluya. Wewe urimo wumva buno butumwa kuko wasabye Uwiteka kukurengera kuri Sanikarebu. Wewe urimo wumva buno butumwa kuko wumva uburwayi bwakubereye abami ba Ashuri, kuko wumva ubukene bwakubereye Sanikarebu. Ariko ndakubwiye ngo kuko wamusabye kukurengera, Imana irakurengeye. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Kuko wasabye Uwiteka kukurengera ku bihombo maranye iminsi, kuko wasabye Uwiteka kukurengera ko wabuze epfo na ruguru, kuko wasabye Uwiteka guhora n'uburwayi, kuko wamusabye kukurengera, rero arabikwemereye. Aleluya. 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 Ndimo ndakubwira wewe uri muranyumva, ndimo ndakubwira wewe uri murandeba, ndimo ndabikubwira kuri uno munsi kuko wasabye Uwiteka kukurengera, Imana irabikoze. Hanyuma hari inzira zagiye zizana Sanikarebu, ariko wumva uko Uwiteka avuga. Wewe wikumva ko Sanikarebu ubwo yabaye umwami utakimushoboye, wikumva kuko Sanikarebu yabaye umwami nta kintu gikoze. Menya neza aho wewe wumva imbaraga zawe zirangiriye. Oh, haleluya. Haleluya. Kuko rero uwamusabye kukurengera arabikwemereye. Umva ikigiye kuba kuri Sanikarebu muri no minsi ukuzengereje, muri no minsi ukumereye nabi. Buri muntu wese agiye afite Sanikarebu. Aleluya. Ingabo z'Abashuri bamwe zidukura mu byaca, abandi zikadukura mu mubiri, abandi zikatunyaga. Ingabo z'Abashuri mu ruhande rwanjyewe zimereye nabi, ariko se weho zikumereye gute? Aleluya. Aleluya. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo ariko nzi imyicarire yawe n'imitabarire yawe n'imitambukire yawe n'uburakari bwawe wandakariye, kuko uburakari wandakariye
ari umurengwe wawe, byangeze mu matwi muvuge ngo amena. Aleluya. Hari igihe uba wumva byaramaze kugerayo, byaramaze kukurenga, nta n'icyo ufite wakora, ariko umenye neza ibyakurijije ko byageze ku Uwiteka, umenye ibyakujegeje ko byageze ku Uwiteka, umenye ibyaguteje inyatsi ko bageze ku Uwiteka, umenye abakwibye ko bageze ku Uwiteka. Aleluya. Menye ibyo byose weho wasengeye nibikunde nibiveho, Uwiteka nubwo nta kintu arimo akubwira none ariko byamugezeho. Aleluya. Umuririmbyi arangije araririmba ngo ishatse ariko uzabikora itagize kikubwira, ngo ariko n'ibyo yakubwiye yagira ngo ikuremo agatima. Aleluya. Menya rero yuko haleluya, menya neza ibyo wabwiye Uwiteka umusabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri byamugezeho, kuko Uwiteka ngo yararebye asanga ibintu byageze kuri Senakeribu, ngo uburyo yirataga atabarutse, uburyo yagendaga, uburyo yarindwanyi. Aleluya. Uburyo yagiye agenza ubwoko bw'Imana, Uwiteka yarabirebaga. Aleluya. Aleluya. Uwiteka umva ikimenyetso rero azagukorera cyangwa azaguha umaze kumenya neza. Aleluya. Nukugira ngo umenye ko Uwiteka hari icyo yakoze kuri Senakeribu. Bibiliya iratubwira aya magambo, iratubwira ngo nuko rero weho Hezekiya. Aleluya. Nuko ngo iki? Nuko weho urimo wumva buno butumwa, iki nicyo kizakubera ikimenyetso muri uyu mwaka. Aleluya. Uzarya ibyimeza ubwabyo, mu mwaka wa kabiri muzarya imicwira yabyo, mu mwaka wa gatatu muzabiba musarure, kandi muzatera inzabibu murye imbuto zazo, muvuge ngo amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Aleluya. Amen. Ngo weho Hezekiya, ikizakubera ikimenyetso ko hari icyo nakoze kuri Senakeribu, ikizakubera ikimenyetso yuko naguhojeje amarira, ikizakubera ikimenyetso yuko nasibye imva, ikizakubera ikimenyetso ko nigishije abana bawe, ikizakubera ikimenyetso ko hari abadayimoni yirukanye, ikizakubera ikimenyetso ko ibigeragezo byagiye, ngo nuko muri uyu mwaka. Aleluya. Muri uyu mwaka ngo uzarya ibyimeza, ngo nibirangiza mu mwaka wa kabiri urya imicwira, ngo mu mwaka wa gatatu mutere imizabibu murya imbuto yayo. Aleluya. Ubwo n'igihe uzahinga ukabona biragukundiye, igihe uzarya bitakugoye. Aleluya. Igihe uzagenda useka utakigenda urira, ariko uzamenye neza ko Uwiteka hari icyo yakoze kuri Senakeribu umwami wa Ashuri. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. 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 Menye neza Senakeribu nonaha, ahubwo wewe nushaka umuha igihe, kuko hari icyo Uwiteka akoze. Imana ibahe imigisha. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Hanyuma reka ndamyeho Imana, ubundi ninjire mu mwanya wo gusenga, ariko nkubwira wewe uri murandeba umenye ko hari icyo Imana ikoze kuri Senakeribu. Aleluya. Kuko wamusabye kukurengera akaba abikoze, niyo mpamvu buri muntu wese. Aleluya. Nugera aha hantu uzajye wirinda guca imanza, kuko Imana bwite yiremeye umuntu, ni nayo izi icyo akeneye cyane ko imuzi kwe kukurusha. Amen. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Wihuga ngo bafunze urusengero, ushaka kuntu usenga, niyo wabumwe urasenga Imana ikakumva. Aleluya. Ni Imana ntabwo ijya ikirisha ingabo nyinshi ngo wumve ngo ubwo tutakigenda mu iteraniro, ngo ubwo tutakiri muri gurupe. Menya neza uko utakiri Uwiteka, kuko iyo umusabye kukurengera arakurengera atanyuze ku muntu. Imana itugire neza. Ngwino mukiza twibanire,
icyo unyifuzaho, nanjye nkubwire ibinyuzuye umutima, maze mukiza twibanire. Ngwino mukiza twibanire, unyibwirire icyo unyifuzaho, nanjye nkubwire ibinyuzuye umutima, maze mukiza twibanire. Imana ibahe umugisha. Tugiye gutangira gusenga, buri muntu urimo ndeba na buri muntu urimo uranyumva natunga urutoki kuri Sanikarebu umujengereje, ubundi dusenga Imana igira ibyihirika, igira ibyikubita, ibyisunika. Aleluya. Igire n'ibyirangiza. Ahari nonaha waba uri murira, ariko ninjoro impundu zikavuga. Ninjoro warira, mu gitondo impundu zikavuga. Muzamure kwizera kwanyu, dusenga Imana. Uri Imana nziza, uri Imana yacu bwite, urushobora byose, uri data wa twese, uri ndiho, uri umurengezi, uri umutabazi. Ushobora byose, nta kirogoye umugambi wawe n'umwe. Niyo mpamvu twebwe twakwizeye tukakwiringira, yewe Uwiteka Imana ikomeye cyane. Nsengeye ubwoko bwawe, nsengeye buri muntu wese urimo urakumva, nugira icyo ukora ku ngabo z'Abashuri zituzengereje, nugira icyo ukora kuri Sanikarebu. Yewe Uwiteka, hari ibituzengereje, hari abarwayi uburwayi bwanze gukira, hari abafite ibigeragezo bidahinduka. Yewe Uwiteka, yewe Nyiringabo Imana, waratwarabibonye uroha ingabo za Farawo mu nyanja. Niyo mpamvu akanya nkaka turabizi ko nta cyakunanira, turabizi ko nta kigushobeye. Twebwe tunaniwe ntabwo ujya unanirwa, ahubwo iyo tunaniwe nibwo utangira ugakora. Tubangamiye imyuka mibi, tubangamiye abazimu n'abadayimoni, mu izina rya Yesu. Yewe Uwiteka, numanuka ubane natwe, utugirire neza, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana ibanye natwe. Birashoboka ko hari ibintu byari bibangamiye ku buzima bwawe, bisa nk'ibigutwaje igitugu, ingorane, uburwayi cyangwa se n'ibindi byose bigoye ubuzima bwawe. Reka tubwire ko hari Imana ibasha ibyo bintu byose bikomeye ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Rero nagira twegere umusozo, dushimire Imana ibanye natwe, ariko kandi mwabyumvise ko mugomba gutunga urutoki ku cyo kibagoye, kuko dufite Imana nkagikurikirana ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Nubwo ibihe bikomeye cyane, ariko dufite Imana nkagikurikirana ku buzima bwacu. Dufite Imana nk'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana ishimwe cyane. Reka dusoreze aha, hanyuma hari umuntu ukumvise bwa mbere cyangwa se utarabanye nawe muri bya biganiro twagiye tugirana, nagira ngo umubwire nimero ya telefone kugira ngo ashobora kwifuje ko yakuvugisha, habujye inama cyangwa se ibindi bitewe n'igihe umuntu arimo, akaba yakwifuza kuvugisha, kwagira ngo tubwire nimero yawe ya telefone. Hanyuma murakoze. Hari abantu nibagiwe, hari abavandimwe banyu mfite za Gikoma, mfite murumuna wanjye bita Rubingeza Fabrice, hari n'uwitwa Manuel uba za Nyakanga inyuma iyo ngiyo. Abo bose dukorana umurimo. Hanyuma abantu munyumvishe bwa mbere mwumve ko ngabo mbasuhuje, ni 079 079 37 38 102. Dufite abantu bari hanze mu bihugu bitandukanye badukurikirana. Ubwo ni akamenyetso ko guteranya 250 79 kangahe 3738 yego 102. Ariko nsuhuza abantu b'i Kigali cyane, uko nabasuhuje mu gika cyarangiye. Ndabakunda cyane kandi mba numva nuko. Imana iguhe umugisha rero, wakoze kubana natwe. Yego namwe murakoze. Reka twizere ko tuzongera tukabana, kandi udutahize nabo mu rugo. Hari igihe nzabasura hanyuma tuganirize abantu
ku kiganiro cy'umuryango mu buhamya ko Imana igenda yubaka ubuzima bw'abantu mu ngo z'abantu. Imana igumugisha. Nawe Imana igumugisha. Ngapopera abantu batwabanye bapopere. Ndabasuhuza. Ngabo arabasuhuza. Mwese mu byumva. Imana bagire neza kandi bitetse. Mwakoze kudukurikirana. Uba ifite inama, ubwunganizi, ubuhamya cyangwa se ibindi byakubaka umuryango nyarwanda, duhamagaye kuri 0783 18209. Mwakoze cyane kubana natwe naho mu bindi biganiro bitaha. Imana ibumugisha.